Ese ibihe byiza nshuti bavandimwe, ibihe byiza mwese mwakoze subscribe kuri Olivier Media TV. Nize ko meze neza, Nyagasana akomeje kubaha ifunguro ribahaza, atabaha iribatera umurengwe. Uko bisanzwe iteka rero, aka ni akandi kantu tugiye kubagezaho, k'abantu baturuka mu nce za ruguru iyo ngiyo ku Kivumu, tubereka inzira za bugufi mushobora guca mutarinze kuzenguruka muri kaburimbo yose. Ubwo rero nibyo ngiye kubereka kuva aho ngaho kugenda tukagera epfo Kimisagara, aho bita kuri kiyosike. Ushobora kuba ukora kiyosike, ushobora kuba ukora za Nyamirambo, ushobora no kuba ukorera ku isoko rya Kimisagara. Iyi ni inzira nziza ushobora kuba wazajya unyura, ariko ku manywa kuko nijoro sinzi ko haca bakeya. Nijoro haca bakeya kuko urabona ko ni mu mashyamba, urabona ko ni ahantu mu duhegeni bisaba kwigengesera kuhaca, ariko ku manywa nta kibazo, nta ribi ryaho. Ikibi ni ukuba wahaca nijoro, nibyo byatera ikibazo, kuko ushobora guhuriramo n'inyamaswa, ushobora guhuriramo n'abantu b'abasazi banywa itabi, ndetse ugahuramo n'ibindi bibazo. Ariko mu gihe ari ku manywa ushobora kuba wakwicira ahangaha, iyi nzira ikakujyana rwose ikakugeza iwanyu ruguru iyo ngiyo za Kivumu, cyangwa se ikaba yagenda ikanakugeza na ruguru iyo ngiyo za Karama, kuko naho hari abantu bahataha kandi bakorera muri zino nce z'ahangaha za Nyabugogo bataha i Karama. Ni inzira nziza rero ushobora kuba wanyura, ikaba yakugeza aho ushobora kugera. Bazita ngo ni shortcut. Bagiye nako ngenda mbaganiza, ariko kuko ntabwo tugenda tuvuga nk'ibiragi, tumeze nk'ibiragi. Sinzi muri ino minsi nimba mwarakoze subscribe mukajya mubona amanotification runaka. Hari abantu benshi batandukanye nk'uko mperutse kubabwira mu minsi yashize. Hari abantu benshi batandukanye bo mu bice bitandukanye muri Afurika, muri Amerika, za Europa, aho ngaho basigaye baza gushaka views ku gihugu cyacu, berekana ubwiza bwacyo. Bakajya za Rubavu, bakajya za Musanze, bakajya epfo iyo ngiyo mu majyepfo, bakaba bari mu mujyi wa Kigali, nyine juste bari gushaka views, ariko berekana uburyo igihugu cyacu kirenze, gifite ubwiza butandukanye mu nguni zimwe na zimwe. Ubwo natwe nta kuntu tutabereka, nubwo berekana mu mijyi, natwe tuzajya twerekana hano mu makaritsiye atandukanye. Kuko nyine hari igihugu kitagira se umujyi n'ibiturage, ibyaro byo hirya aho ngaho mu nguni. Ubwo naho haba ari mu cyaro, ariko naho haba ari heza. Urabona ko yitegeye mu mujyi. Hari hakurya ni uko hariho ikibunda hatagaragara neza. Hari hakurya, dore ni mu mujyi, hari hakurya Amakuza. Urabona ko izi karitsiye ziba zihitegeye, nta birenze. Ibyo nababwiraga rero bashuti bavandimwe, abo bantu bose niyo mpamvu ubona baturuka mu bihugu byabo baba babuze amakontenti, bakaza kuyashakira muri iki gihugu cy'u Rwanda iwacu.
ngo kuri iki gihe kubona content biba byoroshye, ntabwo biba byoroshye. Naza nakwifotorera ibiturage by'iwacu kubera yuko akenshi iyo ukora uri umwe utaranagira ubushobozi ku bijyanye n'amafaranga ugura ibikoresho bigaragara bizima, akenshi birakubona rwose kugira ngo ubone content ushobora gukora uri wenyine uri umwe. Niyo mpamvu rero uzabona bamwe na bamwe nyine bagenda bafata bava mu bihugu byabo bakaza bameze nk'abaje gutembera nyine, ariko ari views bari kwishakira, bakaza kudukoraho content. Baberekanye iyo nyine za kaburimbo tu. Aka gahanda kano mureba karagenda kakagera aho bita ku munara. This is how it is. Narwaye amagiripe, mpamvu mwumva ndi kuvugira muri swa, ukubera amagiripe narwaye. So muzajya mwihangana rero, gusa muntu wanjye rwose, bantu banjye bo muri hose, ndabizi munkurikira ntabwo muri abenshi, ariko bake munkurikira nizere ko mwakoze subscribe. Nimba utaranayikora yikore, kuko ntacyo rwose byaguhungabanyirizaho. Ni ugukora ngo handitse subscribe kuri akantu k'umweru, ugahita ukora no ku nzogera kugira ngo notification zanjye zose uzajya uzibona. Umpe ibitekerezo, ukore share, ukore like. Ntekereza ko ari ikintu cyiza, ntekereza ko ari inkunga ikomeye mu by'ukuri. Ndabizi ko ni benshi muba mwarayikoreye, ni benshi muba mwarayikoreye subscribe, mwamuzanye mwamutaziranye. Nubwo mbizi neza ko umuntu aguha sub bitewe na content ya bitewe n'ikintu wakoze ko cyamunyuze, agakora hariya kuri subscribe, agakora like, ndetse akanaguha comment akubwira ati komerezaho, cyangwa se hindura iki n'iki. So ubuhangaha tugeze ahantu bita ku Nkuru Nziza. Ni urusengero rwitwa ku Nkuru Nziza, umva nyine baciye muri quartier y'igiturage. Urusengero murarubona uru. Ntabwo twabyaye umukobwa wambaye ni nyirari. Ushobora kuba mwajyaga muhumva ariko mutarahabona. Ahangaha murabona akazu k'amazi abaturage bo muri quartier bavomeraho umunsi ku munsi. Ubundi abo ntaba harumenya amazi yabuze. Akagurisha se cyangwa nakanjye ko ari akawe? Ntabwo nagufotoye mama, ngize ngufotora. Ntabwo nagufotoye. Oya. Yes, abo ni abavandimwe rero, abaturage bagenzi bacu bafite ikibazo cy'ukuntu ngo umuntu ashobora kuba ari kubafotora, ati akazu k'amazi kacu uri kagafotora, ugiye kukajyana hehe? Ariko mu by'ukuri ntabwo ngize ngafoto. Ntabwo wanyura mu nzira nk'izi. Twari tuvuye ku Nkuru Nziza, noneho
ngo ubure abantu bakubaza ngo iki n'iki, uri kubigenza gute, uri kudushyiramo aho ngaho kandi abo washyizemo nawe urabizi ko atari byiza bitanemewe, uba wakamera umuntu gutyo uko wiboneye. Dore hakurya aho ni Mukozi, wenda n'ahangaha ni Mukozi twageze, ariko cyane cyane hakurya izo karitsiye zo hakurya aho niho bita Mukozi. Ubu turenda kugera nyine Kimisagara, nababwiraga kuri kiyosike, ni nk'iminota 4 kugira ngo tube twahagera iminota 4 kugira ngo tuhagere, kandi urumva waciye kaburimbo ushobora gushika ukoresheje nk'iminota wenda nka 20. Ari byiza kwifata ngo ube watunga umuntu kamera uko wiboneye. Wowe nibyo nababwiraga ati ni inkunga yanyu ikomeye cyane. Nawe wakoze subscribe, nyagasana guha umugisha mu byo ukora byose, uhahe uronke, ariko ntabwo bigute umurengwe. Mwana ko wakererewe, babirukaniye iki? Yallah, ihangane genda ubwire mukecuru yakurebere nyine. Mwana barabirukaniye amafaranga y'ishuri. Ese babirukana amafaranga y'ishuri iki kandi numva ngo kwiga ni ubuntu koko? Ubu se ibyo abandi bari kwiga, wowe koko araba yabyize? Azagaruka se bamusubirira inyuma? Ntabwo bibaho. Serious problem. Kandi si we wenyine, nahuye n'abandi benshi muri karitsiye aho ngaho. Urumva ni ibibazo rero, ibibazo kabisa. Nizeye ko muri kubibona aho ko tuhageze hafi ahangaho kiyosike, ahantu hari agataje gashyashya karimo supermarket, karimo za betting, harimo amabusheri. Nizeye ko muri kuhabona kiyosike noneho ko tuhageze. Agataje nako ngaho gashyashya karimo supermarket. Dore hano hantu Kibonke arahakinira filime, Umuturanyi. Barahakinira bari mu rugo rwo kwa Barinda na ba Brenda. Ndagira ngo ntihaba n'amazu meza sha. Urabona ko twageze kiyosike. Nizo ngo murumva akajagari k'abamotari nyine, amamoto, amamodoka n'ibiki byose.
ah